Umugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu kize umwanya makuru iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda yewe ugiye kuyabagezaho nitwa Umuhoza Janet. Tugiye kureba uko ikirere kiwe cyifashe mu Rwanda uyu munsi nuko kizaba cyifashe umunsi w'ejo. Uyu munsi twabyutse dufite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura henshi mu gihugu ku masaha yo ku gicamunsi. No kuvuga mu gitondo nta mvura yabonetse uretse ku masaha yo ku gicamunsi twagiye tubona ibicu bitanga imvura mu majyaruguru ndetse n'ibice byo mu mujyi wa Kigali. Ibice byo mu gihugu hagati byerekeza mu majyepfo nabyo byagiye bitanga imvura ku masaha yo ku gicamunsi. Bikaba biteganyijwe kuva saa 12 kugera saa 6 z'ijoro hari bube hari imvura mu burengerazuba. Naho umunsi w'ejo mu masaha ya mugitondo mu majyepfo hazabyuka hari ibicu byiganje bidatanga imvura. Mu burengerazuba nabo bazabyuka bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizagaragara mu burengerazuba ni degrees Celsius 12 zizagaragara i Nyabihu. Abandi bazabari hagati ya degrees Celsius 14 na degrees Celsius 15. Naho mu majyaruguru nabo bazaba bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya mugitondo. Hateganyijwe gukonja kurusha ahandi mu karere ka Burera kazagera kuri degrees Celsius 13, abandi bazaba bafite degrees Celsius 14 na degrees Celsius 15. Mu burasirazuba nabo bazabyuka bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya mugitondo. Ahenshi mu burasirazuba bazagira igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kingana na degrees Celsius 16. Abandi bazaba bafite degrees Celsius 17. Mujyi wa Kigali natwe tuzabyuka dufite ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya mugitondo n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kingana na degrees Celsius 17. Naho ku masaha yo ku gicamunsi kubera imbaraga z'ubushyuhe ndetse n'imiyaga dufite y'icyerekezo y'uburengerazuba ituruka mu cyoko cyacu cy'ishyamba rya Kongo bituzagira imvura cyane cyane mu majyepfo ku masaha yo ku gicamunsi. Mu burengerazuba nabo bazagira ibihe by'imvura cyane cyane mu masaha yerekeza saa 11 ashyira saa 12. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizaba kingana na degrees Celsius 27 kizagaragara i Rusizi. Naho mu majyaruguru nabo bazagira ibihe by'imvura ku masaha yo ku gicamunsi n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kingana na degrees Celsius 26. Mu burasirazuba nabo bazagira ibihe by'imvura ku masaha yo ku gicamunsi. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizaba kingana na degrees Celsius 29. Mu mujyi wa Kigali natwe tuzagira ibihe by'imvura ku masaha yo ku gicamunsi n'igipimo cy'ubushyuhe kingana na degrees Celsius 28. Ejo mu Rwanda izuba rizarasa saa 12:06 za mu gitondo rirenge saa 12:23 za nimugoroba. Murakoze gukina amakuru yacu mugire umugoroba mwiza.